Fisi imitwe iragwira, amayeri aragwira. Uyu mugabo niyihe mitwe atekeye Kinshasa kugira ngo uburoka buroko? Yes, bwana Pacifique nibyo koko amayeri aragwira n'imitwe iragwira. Uyu mugabo ararebye aravuga ati ngewe uburoko sinabukira, reka nteke imitwe kugira ngo ndebe yuko bagira gute bandekura maze nkagomeza nkirira akalife ko hanze. Uwo nta wundi rero ni Wiri Mishiki wa mudepite twakomeje kubabwira uri kugomeza avugwa cyane hano kuri izi mbuga nkoranyambaga. Abigenjeje gute? Ese ni iyihe mitwe ahimbye? Dore ko noneho iyi mitwe yazanye n'andi makuru yakasa mutwe ngiye kuza ngutangariza. Ahangaha harimo abagiye kubyungukiramo nimba ari ukuri 100%. Gusa byose uraje ubisobanukirwa. Sibyo gusa, hagati aho Neva yakoze operasiyo yo kwica abasirikari biwe, yari yatumye kujya gucukura amabuye y'agaciro. Gute Neva yohereza abasirikari kujya gucukura amabuye y'agaciro, yarangiza akabarituriraho igisimu cyangwa se akaboherezaho abandi bari bubice? Byagenze gute? Byose ndaje mbikubwire neza akantu ku kandi nta na kamwe nsize inyuma. Sibyo gusa, bwana Pacifique, General Sultani Makenga yamaze kugira guteranya inama y'igitaraganya, inama yihutirwa cyane, inama yabereye hano Igoma, inama yabaye mu ibanga rikomeye, ariko biza kurangira amakuru agiye hanze yuko yakoresheje inama idasanzwe. Iyi nama yavugiwe mu biki, yakorewe mu biki, nizihe ngamba zirimo? Byose turaje tubaye nta na kamwe dusize inyuma wallahi. Sibyo gusa nanone M23 ibikoze gute kugira ngo Tshisekedi atangaze ngo musubire inyuma, ntimwongere kujya kwataka? Abwira abasirikare be yaba byo turabigarukaho bya drone muhagarike vuba vuba, yaba ibitero byo kubutaka byose muhagarike vuba vuba, musubire n'inyuma aho mwari muri. Urugamba ruhite ruhagarara. Bigenze bite? Hanyuma rero bwana Fisi Tshisekedi akore ibyo ngibyo. Nandi makuru rero tugiye kurebera hamwe. Nandi makuru tugiye kurebera hamwe. Ni igiki bwana Fisi gitumye igisirikare cya Tanzania kikuramo akazo karenge, ingabo zabo zigahunga? Niko bimeze byose turaje tubibabwire akantu ku kandi nta na kamwe dusize inyuma. Sibyo gusa nanone kuko umugore nanone aya namakuru nayo ari kuvugwa hano Igoma ko hari umugore wakoraga ibintu by'ubutasi kuri M23. Uyu mugore nawe akaba yamaze gufatwa. Uyu mugore ese yatataga gute? Byose turaza tubibabwire akantu ku kandi nta na kamwe gasize tusize inyuma. Sibyo gusa nanone ahangaha hari iki kindi rero anyagasane. Ubu ni ubuvumo umuntu wese uri kugerageza kubwinjiramo, yaba ari umusirikari yaba atari umusirikari, uwo nguwo ntago ari kugaruka, n'ugarutse ari kugaruka ari uducece. Nyagasani, ibi ni ibiki? Ubu buvumo ni gatiki? Burimo ibiki? Burimo abadayimoni? Burimo M23? Burimo intare za Sarambwe? Burimo ingabo za FRDC? Burimo wazarendo? Burimo ibiki? Byose rero muraje mu bisobanukirwe neza. Nahigire hano ni kuri La Difference TV ndetse na Menya News TV, akaba yahageze nubwo ari off camera ariko ari kuvuga kuri mic. Ndi kuvuga kabisa ndi inyuma. Hanyuma rero bwana Fisi, ingingiryi abakunzi bacu nta kindi kintu twabasaba kirenze kubabwira ngo badukorere kuri like. Ako kamenyetso Fisi ari kubereka kuri screen za ni akamenyetso gasobanura gukanda like. Ubwo rero mureba handitse like mukandeho, n'abadukurikira ariko batarakanda kuri subscribe nabo bakandeho, biba byiza cyane kuko bibafasha kugeraho na andi makuru rwose na collaboration. Murabibona haraza kuba hariho na link na Menya News, naho ushobora kugenda ugakandaho rwose nta kibazo, kuko mu minsi igiye kuza azajya bari gukora makuru ye ku giti cye, nanjye ndi gukora anje ku giti cyanjye. Yes, niko gukorera. Bwana Pacifique rero amakuru yacu tuyarambure tuyahe abakunzi bacu, ubu turi kubatindira kandi ibyo twabasabye babikoze. Rero duherehe Kinshasa, reka bariho duhere Kinshasa. Tshisekedi aravuze ati M23 mureke kuyataka. Ese nukubera iki Kinshasa bavuze ngo M23 ni mureke kuyataka, yaba ibitero byo hejuru ndetse n'ibitero byo hasi? Ubwo ni drone ndetse nanuze. Nagira ngo usobanureho gatoya, nta kindi kintu gitumye Kinshasa itegeka ko
abasirikare bayo baba bahagaritse kugira gute kwataka. Ubwo ngubwo nta kintu uhita wumvamo ko Tshisekedi ari bwa buryo bwo kugira ngo yirengere agaragaza ibimenyetso byerekana ko yaretse no kugaba ibitero kuri M23 akabwo ibyo byose bikorwa nayo mu 23. Impamvu ya mbere ni iyi ngiyi: Tshisekedi arashaka kwiyambika uruhu rw'intama akabona kuba ikirura. Sibyo se cya kirura kiba kiyambitse ari ku ruhu rw'intama. Niko Tshisekedi nawe rero ashaka kubigenza, ashaka kubindyarya irusha izindi zose, ariko akirengagiza yuko yamaze kuvumburwa ndetse yamaze kwitanga ku buryo bugaragarira amaso ya buri wese. Ibi ngibi rero bwana Fisi ni ukugira ngo arebe ukuntu atoroka kino kibazo Ubufaransa bwamaze kwinjiramo, burimo mukora iperereza rikomeye cyane bareba neza cyane ibijyanye na cya gitero cyahitanye umuntu wabo hano mu mujyi wa Goma bikozwe na drone za Kinshasa. Aho ngaho bifitanye isano neza ijana. Bifitanye isano n'ukuntu ahise avuga ngo muhagarike ibitero kugira ngo ahishire ibimenyetso bigaragaza ko ari we yagize gute yabikoze. Ndetse ikindi cya kabiri bwana Fisi nuko n'ubundi uburyo yarigombaga gukoresha agaba ibitero ubwa mbere M23 amaze kubusenya. Iyindi ngingo ya kabiri ahubwo iry'izindi bashingiyeho bababwira ngo basubire inyuma, bagiye gutegura urugamba rundi rw'indyankurya. Bagiye no gushakisha ngo ibitero bagabye hano i Goma, bagiye gutegura urundi rugamba rw'indyankurya kuri mu 23 murabe mwumva, kuko abasirikare bagiye kubakoranyiriza hamwe, ndetse hiryo za Baraka hari abari guteranirayo, ndetse no mu bice byaza hano haruguru bya za Fizi no hari abandi bari guteranirayo. Twese rero reka sinakubwira amamoto n'amamodoka byose biri gutunda abasirikari n'indege byose bakazana, nabo bagiye kuba bahateranira kugira ngo babone uburyo kibagaba ibi bitero byose bafatikanyije na FDLR, ndetse nibarangiza bakore na wa mugambi wabo wo kugira gute wo kuza ahangaha mu Rwanda ngo bagire twa tuntu twabo bikorera. Ikindi nanone ni igitutu kiri ku mahanga bari kubabwira ati mwe muhagaritse ibyo bikorwa byanyu biri gutuma abaturage bacu babipfiramo. Izo ni ingingo za mbere zikuresha tuzumvika bari kugira gute bashatse guhagarika imirwano. Ariko iya mbere y'izindi umaze no kuyivuga bura bari gutegura igitero cya Kasamutwe. Ibi rero bitewe n'iki? Kuko ibimenyetso byatangiye kugaragara uburyo abasirikari bari kwikusanyiriza. Yego, hanyuma rero ibi bihuriye hehe n'iki gisirikare cya Tanzania cyase gikuramo akacyo karenge kigende? Igisirikare cya Tanzania rero impamvu kiri gukuramo abacyo basirikari na kare twari twanabivuze, ibyo ntago ndi bubitindeho, nuko bamwe batangiye kubona uburyo bagenzi babo bari kwicwa cyane, bakavuga bati ngere rwose rero kugira ngo nsige umuryango wanjye nzi ngo n'umutwe uraho woroshye cyane, nanone reka mbe mbivuyemo nigendere nisubire mu rugo hazaza abandi bakeneye gukorera amafaranga ngewe wapi ibi ngibi mbivuyemo. Gusa kandi none kuri uyu munsi none abasinepa bakaba bakoze mu gisirikari cy'aba Tanzania babakoramo cyane bya hatari, bavuga ati ibi ntago byoroshye, aho bari kurwana muri ibyo bice byaho hafi muri ba bice harya babyita ngukira, ababyita ahangaha Mutamba ni muri za Mwenga na za Fizi. So rero nguko tukiraho ngo hari amakuru nini bagiye kubabwira adasanzwe. M23 noneho ngo biri official yamaze kugira Katanga, ngo ni muri wa mugambi wayo burya wo kugira gute bo kugira hehe Kinshasa ko bazenguruka umwanzi neza. Ariko se none se ibi koko Kinshasa yavuze n'ukuri? Ariko bagiye kuganira na wa mutwe uburyo ngo bagomba gukorana, kubera ko ngo nawe ugomba kurwanya hehe Tshisekedi. Niko Kinshasa yatangaje, ariko hari nandi makuru ari kuva muri 23 gake ku ruhande agenda agaragaza ko baba hari ukuntu bavuganamo se bashaka kujya gukorana, kuko umwanzi wabo n'umwe. Niba ngiye banafatikanyije nta n'ikibazo nanagiye babaye nta buryarya burimo bitwaye icyubundi, niba bose bahuje umutima wo kujya kurwanya Tshisekedi nta mpamvu nyine, nta mpamvu yo kubarwanya kore rwose kabisa rero nkaye ngo rero ibi rero nibire mukabibaye Tshisekedi afite ibibazo nanone, kandi biri mu bintu byatumye bavuga ngo babe bahagaritse, bari no kwiga kuri uriya mutwe rero bari kuwigaho. Hanyuma ari bwana Fisi tudatinze amakuru ashyushye reka tujye tubanza duheraho nano. Yego amakuru ashyushye aragiye wirimishike twabyeho ni depite uyu yati rwose yahoze ari depite ubu ntago akiri depite, bari coordinateur bari bamutambikanye, ariko umutipe ni umunyabwenge ndakurahira. Oya n'umuhatari kabisa, erega nta mukongomani winjije uba ni twebwe twagabye biriya bitero gutya na gutya twicuriya muzungu hariya, twebwe nta mikino tugira.
twanabibasobanuriye kare neza akantu ku kandi ariko nanone wirimishike twababwiye uko bari bamutambikanye rwose bamujyanye kumufunga. Ubu rero amakuru ahari yamaze kuba akoresha tekinike arabwira ati mwebwe murimo muramfunga kandi mfite tekinike yakasa mutwe kugira ngo dutsinde mu 23 dutsinde urugamba ngo bahita bakumva vuba cyane yawoge tigenda shoboye ati ngwino ngiye Kerry James Bond baguhe Johnny Walker baguhe vuduka baguhe mukubite baguhe na muriture baguhe n'urwagwa umwe rwose bakuzanire n'inda zose ushaka dore n'amabuye y'agaciro tubwira uburyo ki hari n'inzoga numvise makenga turi bumuca umutwe aromva kugira bamushimishe ewana umugabo ngabaha igitekerezo cy'inyamibwa umugabo arangije ababwira ati njyewe mwebwe ubundi ngiye ko mba maze iminsi mba bareba byabananije iki gushinga umutwe umeze nka M23 neza 100%. Ati gushinga umutwe none se wazarendo zirozi none se wazarendo yabagejeje kuki ngewe iyi ni plan nari maranye imyaka n'imyaniko nigutegura yo gushinga umutwe umeze nka M23 ufite imbaraga nk'izawo ugomba kugenda ukayikubita ukayivutura mpaka ti projet ndayifite ngiyi hano ngiye mugomba kunikora nkagenda nkabereka iyo projet uko imeze kandi ikindi ngo uyu mutwe nimara kuwushinga nzashyiramo abantu bagomba kujya bakorana na M23 bakajya baduha amakuru neza nta na kamwe gasigaye inyuma bakigira nkaho ngo ari abantu babafatanya bikorwa umugabo abatera injuga ariko byarangiye banamurekuye da ntabwo bari kumufunga gusa bafite ubwo kuri Kisekedi cyane yuko nawe ufite agafaranga gafatika Kisekedi se basi wamubwiye ko hari umupfumu wizeye ushobora kumuha itsinzo ukareba suko se katakubwira ati genda kwishyura hoteli muri Amerika ugomba kumara amezi 6 urumuri rurimo ruri kuza neza urumuri rukuza nta kibazo nta kibazo rwose bimeze neza okay ngaho ngo korero noneho rero bwana Pacific uyu mugabo rero ati ewana nuko nyine abakubise projet aho ngaho baramurekuye tayari abarabikoze neza cyane ubu mugabo yisubiye mu rugo iwe ari kwigira gutya avuga ati munzanira icyayi aho ngaho mbe ninywera atakanu kakarikera aho ngaho ka bazoka n'ibindi mvange mu na kofi nuko akayoga kakasa mutwe mukanzanira aho ngaho mbe ninywera nuko umugabo rero nuko ati yes arakora yego nanone kandi kana Pacific aha ngaha reka twerekeze kuri Neva agire gutya atume abasirikari mu ibanga rikomeye bagera kuri 25 yego abatume kujya gucukura amabuye mu ibanga rikomeye ariko ku ruhande rwe amabuye umusaruro uzavamo utari buzajye ku ruhande rw'igihugu urumva neza nayi kuba iki ndakumva yego amena namwe mudukurikiye reka nibwira abadukurikiye nkureke noneho rero Neva avuga ati aya mafaranga azavamo hano ngiyewe ngomba kuyajyana ku mufuka wanjye ntago aya mafaranga tugomba kuyasangira ngo nta muntu tugomba kuyasangira nicyo gihugu nta kintu yakimarira bwana Fisi noneho rero abatipe rero babonye ukuntu umusaruro bavanyemo baravuga bati rero ahangaha aya mabuye y'agaciro natwe tutayariyeho twaba turi ibibwa koko turi guhomba abatipe batangira kuyagambanira amabuye y'agaciro rero mu kuyagambanira hari uwanyuze inyuma arya kara Neva aramubwira ati amabuye y'agaciro barayanyereje ati bagiye kuyanyereza ureberera plan yakozwe kandi nanjye ndimo ariko ndabikurabuye ubimenye sinshaka ko bagenzi banjye babimenya kari nge wakubwiye ati wenda wampaho duke yaragiye afatana n'amajwi bari kugira abafata amajwi abafata n'akavideo arangije abyoherereza Neva aravuga ati yebe aba we Neva arangije afata aba special force y'igihugu cy'u Burundi ariko ndashaka kuzamenya uko yitwa nimba hari uyizi yayitubwira uko yitwa special force y'abakongomani yo bayita ibu ya Burundi sinizi nabo bita banakonda harimo abo bita biki rero tumenyereye ko ni ibu ibihunyira so rero ngo nabagenda joro bakora babwira ati rero mwebwe mugende bano basirikari bari kujya gutya mugende mu bigo bari bose mu bariture mu barime
tayari kera kabaye rero baragiye bose barabarima barabarasa barangije bacukura icyobo babatereramo biriya bintu byanteye ubwoba bwana Fisi batereramo n'abandi bandi bose kugeza kuri uyu munsi wa none amakuru ajyanze bakuyemo abagera kuri 20 n'abandi basaga hejuru noneho ikintu gitunguranye basanzemo abasirikare babiri bakomeye basanzemo abasirikare bakomeye ariko abo ngabo ntago bari muri uru rugamba ntago bari abo ngabo ubundi gahunda ari yabazanye niyo ngiyo nyine mwoka byaramwe rero Neva amakuru yagiye hanze ko yisha abo basirikare ibi ngibi abo basirikare bangana uko bataguye ku rugamba turebe uko bimeze uyu Neva igihugu kiwe aracyoretse arimo arakirya we arimo aranacyoreka ndayishimiye ariko sibo gusa bwana Fisi uko mu rusyo ry'uko maningasikire n'umugabo bitareveriye ndetse no bita uyu nguyu yitwa Ndera barakirya ariko kuri iyo operation nta makuru mbafiteho nimba bari babirimo babuzwa n'iki kwa babirimo niba basangira amabuye ni bamwe n'abasangira ngendo cyane cyane nka cya prime niyo ngabo reveriye shabara ntibayaburaho ni batatu n'inkingi za mwamba zidasigana afashe inkono cyane nibo bagize ubutegetsi n'ubundi ariko sha bunyoni ngarabibarutsa so rero reka ubwire rero mwana aha hantu bahita mu bice bya Rumangabo ahangaha ni muri Rumangabo nawe muvuye turi toreza abasirikare mu bice byaho ariko hirya ataraho M23 igira gutyo hari ahantu hari ibintu by'amashyamba n'ubuvumo runaka bumeze gute aha hantu ni ahantu hateye ubwoba n'ahantu hateye ubwoba kuhagera yego ariko amakuru atugeraho nuko abasirikare ba FRDC na Wazalendo n'abafatanyabikorwa babo babonye ingabo za M23 zihajya bakabona ziri kuhanyura gutya zigenda mu buryo budasobanutse birangira bafashe umwanzuro wo kuvuga yuko bagiye kuzajya kuhatata bakamenya niba iki bihabera ese bigenda bite ni kubera iki ingabo za M23 zisirisimba ahantu hameze kuri hateye ubwoba kera kabaye rero izi ngabo za Wazalendo na FRDC bamaze kwinjiramo ku munsi w'ejo nibwo binjiyemo mu masaha ya saa moya z'igitondo bagiye kureba ibihabera nta n'inyoni yataratambaga yego uwagiyemo wese uwinjiyemo yagenda akatagaruka uwinjiyemo wese yagiye atagaruka nta kugaruka ari umurambo cyangwa ari uducece cyangwa ari iki wapi yagiyemo aheramo agenda nka za hene nuko ayo ngukore bwana Fisi none rero bwana Pacifique ahantu hateje amayobera nanjye nabibonye se ntaze se mwana ukumpaye amakuru ubwo ni iki kirimo harimo intare harimo inzoka harimo amadayimoni yagenze bite arabwira ati rero hari ahantu ushobora kuba habamo intare za sarambwe zikoreramo ibintu utamenya ibyo ari byo koko ibuke ari ukuntu abasirikare bashobora kujya mu musozi ndetse barabikora bakawucukuramo mwimbere bakubakamo inzu bagashyiramo ibiro neza cyane nko urugero nko muri Gaza muri Isiraheli hirya kagace ko muri Gaza kari hagati ya Isiraheli na Palestina ahantu nkaho gutyo bya bihora bihanganye na Isiraheli camwe imifurege byubakamwe amazu bikoramo n'imigi ewana bikuramo buri kimwe cyose hasi ndani mu butaka hasi mu butaka niho rero biciki niyo mpamvu Isiraheli itagipfa amamodoka anyura no hejuru amamodoka anyura hejuru kuri kaburimbo kumbi munsi yiberamwe umujyi wa danje wakasemo gukoreramo ubucuruzi bwose bubaho n'ubutabaho urumva ukuntu ari bike ni bikenya none se Isiraheli ari igihugu cya mbere kizi ibintu bijyanye n'ubutasi byagenze bite ngo ntibabimenye ariko nano nyiragongo narabikubwiye nta FDR zakoze agashya buriya nazo zigiramo n'akabari zigiraho zigurira ibyo kurya hana muri Nyiragongo harimo n'umugozi ujyanamo amashanyarazi gusa M23 yarawukase sha maze ndore bazapfiramo bose bashira bazawuteranyiriza hese ubwo baracyari bazima erega rero bibuke ko abahumeka imyuka y'amavandarateri n'ibindi n'amakujije byose biturutse ku mashanyarazi ntago byoroshye rero nanone hano muri Goma ni ukuvuga ngo General Sultan Makenga yateranyije inama y'igiteraganya yihuse cyane ahamagare ubwo Kinshasa basubizaga abasirikari inyuma nibwo nabo bahise ko bakora inama y'igitaraganya ubwo bahise ko bakora inama bayikoze
mu gitondo kare iyi nama rero yari yiki bwana Pacifique yari yahuje abayobozi bakuru ba M23 ari General Sultan Makenga ubahamagaje arababwira ati kagiye kutubaho niturangaraho gatoya turasanga isosi yacu yaguye mwincishe biraza kutubana ibibazo ni ukwitegura impande zose bamaze kumenya amakuru y'ibitero bindi bya Kasamutwe bigiye kugabwa kuri mu 23 mu bice bya Goma cyane by'umwihariko ndetse nanone mu bice bya Bukavu byo kwa ari 3 kwa ari 2 yego nanone kandi ikindi gihari bari kwigiraho bizeho cya danger uburyo ki bagiye gukoresha nabo za drone ku bwinshi cyane bagomba kurwanira rwo mu kirere hanyuma rero bwana Fisi ingingo yari nyamukuru kwari ukugira gute kwiga kuri za drone uburyo nawe agomba kuzikoresha hejuru. Yes bwana Fisi rero ndabona amasaha yatujyanye nagira ngo niba hari andi makuru wenda wayanyuramo wihuse n'ubundi nanga yigoma reka duhite ko tuyarangiza vuba uyu mugore namuvuze ntago navuga incamake ngo mbure kugenda ntamuvuze nawe uyu mugore witwa Arimbe nawe wafatiwe hano muri Goma akaba yafashwe ku isaha y'isa 10 afashwe na M23 nawe akaba yari umugambanye wakoraga hehe wakoreranaga na Kinshasa kandi ikindi uyu mugore noneho we yaramaze kubona na General Sultan Makenga inshuro zigera kuri 2 zose urabyumva ataramwica umva sha ntago babyoroshye uyu mugore yaramaze kubona na General Sultan Makenga inshuro 2 zose baganira agenda akajya gutanga amakuru ariko kera kabaye bamutaye mu mvuto bamaze kumufata mama Makenga rero nawe bashobora kuba baramuretse bakamubwira bakajya bamwima amakuru bakamuha ibyo ashaka kumva nawe akajya gutanga ibyo Kisekedi ashaka kumva bari kumurya iskata burenge bamenya ibyari byo ngaye ngo rero reka tubashimire tubifurize kugira umugoroba mwiza naho mu yandi makuru ku munsi wejo mu gitondo ciao ciao.